twongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu. Muri uyu mwanya tugiye kubereka kurushaho kwiyandikisha kuri iyi website yitwa Teacher Isaac. Iyi website ikaba iri biciro gatoya, akaba ariyo ifasha abana, abanyeshuri ndetse n'abarimu bakabashobora kwigisha online bari mu rugo. Uvuga ngo hano ni website umwarimu ajya agakreatinga isomo, rero umunyeshuri akaba yari ku cyari mu rugo ndetse yarangiza agakora na quiz yikosora. Uraza n'undi ujye kuri browser yari yose wandikamo Teacher Isaac. Urabona ko maze kwisacinga, maze kuyibona. Iyo ugeze hano rero kuko aba aribwo bwa mbere kandi ushaka kwiyandikisha nk'umwarimu, rero tuza hano kuri ahantu handitse hano hejuru kuri register. Utse hano kuri register none ukahita wiyandikisha as instructor. Ukanda hano handitse instructor registration, none ukagira gute ugahita utangira kuzuza umwirondoro wawe hano. Nuva hano urabanza ushyiremo izina ryawe. Suppose wenda ko hano nshyiremo izina wenda mvuge ko nitwa wenda reka nze hano nitwe wenda mvuge ko nitwa Anna. Irindi zina wenda nshyireho ko yitwa wenda Kalisa. Hano hasi nshyiremo username. Hano username ushatse washyiramo wenda rimwe karindwi. Username ikaba irarangiye. None ugatse hano ugashyiramo email, reka nayo nshyiremo. Hano nahita nkomeza nshyiramo email, wenda yandikemo password hano hasi kanyishyiremo. Hano yigira strong. Hano warangiza ugahita unayishyira hasi ukayikopiya, ugahita wandikana hano hasi kuko igomba kubisa. Kanyandike hano noneho urabona yose yaza kano kavi hano, ubwo uwanditse neza ihuye niwe hejuru. None ugahita ukanda hano ku register as instructor, ugahita wemeza hano. Ubu hano wowe wiyandikishije nk'umwarimu, umuntu wifuza kujya yigisha akoresheje iyi website. Hano urabona ko byanze, hano kutubwira ngo that email address is used. Hano yarakoreshejwe, reka tuyihindure dushyiremo. Iyo ugeze hano uhita utegereza noneho teacher admin akakwemerera. Hano admin n'ubu ushigaje kukwemerera kugira ngo wemererwe gukora. Noneho hano admin amaze kunyemerera search, hano yandikemo iriya website yitwa Teacher Isaac. Teacher Isaac bifatanye. Anyway, iyo tusacinga hano ubona ko irahitiza, none tujya hano naho wakirike ino ifunguke. Nimara gufunguka hano kugira ngo bikorohere neza kuko Teacher irangije kugira kukwemeza, uraza hano ku isomo. Wenda nk'urugero uhita uza kuri iri somo ryitwa Education Psychology, niho uhite ukana hano kuri handitse enroll. Uhita uza hano bahita bakubaza gushyiramo username cyangwa email yawe. Tukanyishyiremo yanjye ni 1 rero muteshyiramo na password hano nayo nyishyiremo. Hano kuri sign in, ndangiza tegereza.
noneho urabona ko hano kwiyandikisha ibyiza ni ukunyura hariya ukareba nk'isomo wiyandikishaho, noneho bagahita bariya bakwemerera, noneho ugahita urabona ko hano yandikishije azi Kalisa nk'uko irangiye yitwa. Noneho urahita uza hano hejuru hano handitse Teacher Isaac WordPress dashboard. Urabona hano teacher, students, class, parent. Reka tuze tuza hano, tuza hano handitse kuri Teacher Isaac, ukandeho gutya. Numara gukandaho urabona ko urangije kwinjira mu nzu yawe n'ubundi ugategereza. Urabona ko iyi dashboard ya teacher ni gutya bimeze. Noneho hano ukubona ukuntu bimeze. Hano baguhaye ahantu handitse ngo hano tutor LMS. Hano abantu benshi mu kuza bikabacanga, nuba uhita hano kuri tutor LMS, ukaza hano kuri course, uhita hakanda handitse courses. Numara kuhakanda, iyo ugeze hano nibwo wemerewe kujya gute creatinga ishuri. Ishuri uri creating uterera, urahita uza hano handitse ngo add new, uhite uhemeza. Numara kwemeza noneho hano urahita wemeza ushyiraho izina ry'iryo shuri. Tuvuge reka turyite Senior 4, wenda tuvuge ko ugiye gushyiramo wenda Senior 4 biology. Nurangiza umaze kubyandika kuriya Senior 4 biology, urahita uza hano handitse submit for view. Uba hari ugiye gusubmitinga, kabyongere hano urasubmitinga kugira ngo nubwo iyo umaze gusubmitinga uhita unyura mu gikari ukampamagara ukambwira, nyine ngiye nkahita nkwemeza. Iyo nemeze rino somo nyine wagize gute uri gucreating. Okay, urumva ngo isomo ryanjye rimaze kuba updated. Ubwo teacher nusigaye kugira ngo kugira ngo abyemeze, ariko nibyambuza gukomeza kujya gute gucreating. Ngenda ahita manuka gutya. Hano hari ibintu byinshi ushobora kuzaho, ushobora kuza hano ukagira ikintu wandikaho kugira ngo abantu nibaza bajye babona ibintu birimo imbere. Hano ushobora gushyiraho image, ifoto. Nubwo uraza ukande hano gutya, noneho uhita winjira hano kuri mashine yawe, wenda ari ifoto ushaka gushyira inyuma nka description kugira ngo yerekane ibintu birimo imbere. Noneho reka nshaka hano foto ndashyiraho, wenda nzishyiraho nk'iyi gutya, nagize mite no openinga. Hano itegereza hano iraza imeze gutya. Hano iyo urangije somo ryawe n'ubundi ushobora kugira ngo ribe public byose aribone. Uretse hano uhemeze, ushaka kugira ngo ribe paid muzajya azajya kwishyura, uhita uza hano. Noneho wenda bituzabyiga nyuma turigere free iyo buri wese azabasha kubyiga. Irangije uhita ugaruka ukaza Bonete hano handitse add new topic, memeze. Hano icyo topic wenda kiriho ko ari unit number 1, unit ya mbere. Ushatse wenda wahita introduction, unit number 1. Nindangiza nahita nza hano add topic, memeze.
hano urabona wanditse lesson, ubu ni isomo rya mbere ugiye gushyiraho. Tuza hano uhemeze, nurangiza isomo ryacu turyite wenda ko ari lesson ya mbere, tuyite wenda lesson 1. Birangije kuryita lesson 1, noneho urahita umanuka gutya uze ukande kuri aka kantu kameze gutya full screen. Urangiza kameze gutya uhita ushyira gute, ushyiramo isomo kandi turishyiremo. Okay, hano urabona ko isomo ryacu tumaze kurishyiramo. Ushatse hano uretinga ukaza introduction to biology, nemere kweditinga bigakunda. Bashaka hano ukaba wabigira ukabibodaringa, ushaka bijya itarike akwa n'ibindi mbese ugakora format. Noneho hano ugisomo ryacu turangije kucreating, rero tongera ukande kuri kano kantu ugabanye iriya ntuzo. Nurangiza tuza hano wa updating lesson ya updating. Okay, rero ko baye successful. Isomo ryacu turangije kuri creatinga. Noneho igisigaye tugiye kureba ukuntu iri kugaragara inyuma. Gusa hano mbibutse ko mbere yuko jya kureba ko inyuma rigize ubanza kumbwira ino ngahita nkwemerera, kuko uri maze kwikreatinga riba riri gupendinga. Ngiye ndibona riri gupendinga, nubwo uhita umwe ngahita mbyemeza, noneho rigahita rijya online. Reka twongere twinjire kuri Teacher Isaac turebe ko rasa muri ryagize online. Teacher Isaac. Noneho bite zacinga. Okay, urabona ko isomo ryacu twagize dengiri ryitwa Senior 4 Biology ya created by Anna Kalisa. Ubike neza ko iriya ntuzo ariko twayize. Aya ngaho nuko ariyo yanjye ya admin nyine yanjye ko ngiye admin. Noneho hano ushatse wakwinjira mu kareba. Gusa hano wibuke ko ririya somo twakreatinze ntabwo tugiye dushyiraho nta quiz yo twahizo isomo gusa. Nkuko dukuri